Martin rwose biriya bintu ndabikunda cyane, nyine iyo ubikoze, iyo nteze amatwi nyine mu kazi kanjye haba hari ibintu byinshi. Martin nawe afite ibintu yambwira, umva Angelique, Martin arandika nkavuga nkamubwira, mbese nawe nyuma akambwira, nyine ntabwo anca mu ijambo, ntabwo ambwira nabi, urumva ndabizi nanga umuntu umbwira nabi. Martin nyine ni umuntu udafite icyo atwaye. Martin nishimira kuba naramenyanye nawe pe, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Martin ati Biridi yavuga ntabwo azi noneho uburemere njyewe ibyo mbifataho. Ni umuntu mwiza, ni umuntu uvuga neza. azi undi wari ubizi kuvuga neza Lidi. Angelique ati wow, noneho mutangiye guterana imitoma noneho. Si ibyo guterana imitoma, ariko Lidi yavuga neza, avuga yitonze, avuga kureba mu maso ukabona imboni, noneho ukabona ukuntu akurebye ukumva neza wahita umuhobera rwose. Lidi, nkunda ukuntu uvuga, nkunda ukuntu useka, nkunda ukuntu iyo uteretse ayo maso numva ntazi. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Yep Media, nkaba nongeye kukubwira nti se umeze ute, amakuru yawe, ubuzima bumeze bute, ese ibintu byose biragenda, nta mahire, nta kibazo gihari. Aho uri rero hose nkaba ngusuhuje nyine, abantu bari mu burengerazuba, abantu bari mu burasirazuba, abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mwese abari mu mujyi wa Kigali, abantu bari i Burundi, Bujumbura, bari TZ cyangwa Tanzania, abantu bari Uganda, abantu bari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abantu bari muri Kenya, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Yep Media. Ndetse n'abantu yewe bari hanze y'u Rwanda cyangwa se hanze ya Afurika, mu bihugu nyine by'i Burayi cyangwa se na Amerika, Australia n'ahandi no muri Aziya babasha kumva Ikinyarwanda, mwese nkaba mbasuhuje kandi mbabwiye nti mwarakoze kuba mwarakanze subscribe. Uyu ni umunsi rero w'inkuru. Inkuru rero yacu itangirira mu urugo rwose rukennye, ahantu mu cyaro mu nkengero z'umujyi. Ni ahantu rwose uba ubona yuko bigoye ko ubuzima nyine bwaho bworoshye, cyangwa se ukihabona rwose ubona yuko ubuzima bwaho bugoye, mbese bya bintu biba bigoye kurya, bigoye, mbona ko nyine ubuzima ari ikintu gikomeye cyane. Rero ahangaha bigaragara ko hari umumama muto, ukiri muto rwose, ariko umumama wihiringa, umumama ukunda abana, ukunda umwana we w'umukobwa yari afite umwe yabyaranye n'umugabo, ariko umugabo ntawe wari uhari. Noneho rero yari ari kumwe n'umwana we, bari kugenda bagiye mu rugo nyine batashye bavuye mu kazi, ariko uri mu masaha y'ijoro mu gicuku. Noneho rero uwo umumama abwira umukobwa we, akaba ari akana gatoya k'imyaka 11, akakabwira ati none se Lidi bite, uri kubona biri kugenda? Ati yego biri kugenda. Ati abana mubakire rega niko bamera, ntukabyirengagize cyangwa se ngo birakariremo, ntabwo nyine bakunda kubwirwa nabi cyangwa ngo niko bigenda. Kuba tuba twagiye nkoza intebe ngakoropa bakaba bagukubise, ntabwo ari uko baba bakwanza, ahubwo nyine niko bamenyereye, niko bameze. Iyo babonye abantu batazi nuko babisanzuraho nyine. Hari naho tuzajya ugahasanga abana bakundana, bakunda abantu, ntukabirakariremo rwose. Kandi urumva nanjye niho batumye tugiye kurara turiye. Rero ntabwo nakubwira ngo ndajya kubakubita ngo cyangwa ngo urabishyura, oya, ahubwo nyine icyo nakoze urumva nabibwiye ababyeyi babo, ariko nyine nabyo ntabwo biba byari biri ngombwa, ntabwo biba byari ngombwa rwose. Ukwiye gutuza, kandi urabona sinagusiga mu rugo, papa wawe yakwica, sibyo? Ariko papa wawe ujye umubabarira, dore ni uburwayi, ntabwo ari we, ntabwo nyine ari kuriya rwose. Papa wawe ntabwo ari ko twabanye ameze, yarwaye rwose nyuma, sibyo? Ndakumva mama, rwose ujye wihangana, dore uracyari muto, ufite ejo hazaza heza kandi ubuzima buzagenda neza. Nubwo nyine bigoye cyangwa se bishobora kugora cyangwa bishobora gutinda, ntabwo ari uko tuzahora, sibyo? Papa wawe twashakanye ari umugabo muzima, ari umugabo wuzuza inshingano, ari umugabo w'umunyembaraga, ariko reba aho arwariye mu mutwe, aho agize uburwayi bwo mu mutwe rwose ibintu byose byarahindutse. Rimwe na rimwe hari igihe ntekereza guhamagara abazi bamutware, ariko nanone ndamukunda. Venuste namukunze rwose, kiri umusore mwiza, twakubyaye turi bantu
rwose bazima. Yego nta mafaranga twari dufite, ariko twari dufite gahunda yo kuyashaka kandi tukayabona. Ntabwo twumvaga yuko ibintu bizagenda kuno byagenze. Papa we yagiraga impuhwe kandi akunda abana. Yakundaga kumbwira yuko umunsi umwe nabyara umwana atazajya amumpa, ko azajya ahora rwose bagendana, ameze rwose nk'ikiziriko kuri we. Ariko reba, aho kubonye abashaka kwahuranya, aho kubonye tutamuziritse usanga byabaye ibibazo. Ariko humura mwana wanjye, bizakemuka. Ubuzima buzaza, tuzakomeza gusenga Imana izamukiza, kuko rwose n'ababikoze nubwo tutabazi, ariko rwose icyo bakoze ni kibi, bandimburiye ubuzima. Ariko Lydia mwana wanjye, ntukababare, ndahari, sibyo? Kandi nzahora mpari ku bwawe rwose, ntabwo nzigera njya kure yawe, ndahari. Ujye wumva ko mama wawe ahari. Uretse kwambuka imodoka zibanze zitambuka. Ubwo barategereje imodoka ziratambuka, barambuka. Bamaze kwambuka barakomeza nyine. Mama wa Lydia nyine wabonaga yuko ni umumama wari ukiri muto rwose, waciwe intege n'urushako nyine, bitewe n'uko ubuzima buba bwarahindutse. Umugabo we nyine yararwaye cyangwa se yaragize ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, ariko bakishakana nyine bakimara kubyara umwana w'umukobwa witwa Lydia. Nakubwiye ko rero Lydia yari afite imyaka 11. Ubwo barakomeje nyine bajya mu rugo. Mu gitondo nabwo mama we yakoraga imirimo isanzwe, ariko nimugoroba akajya gutekera nyine abakire, ingo z'abakire, akajya gufura, yakoraga utuzi twinshi kugira ngo babashe kubaho. Umunsi umwe rero Lydia n'ubundi na mama we bari bagiye berekeye nyine ku kazi. Urumva ya saa 12, saa 11, saa 12 yabaga ahagurutse mu rugo agiye nyine aho yagombaga gukora. Yashoboraga gukora mu ngo hafi 2, kandi nyine nimugoroba gusa cyangwa 3, aho yabonye ibiraka, aho yakoropaga amakaro, agakuba amakaro, akoza ibyombo, agateka. Mbese yari tutravo nyine, cyangwa se yakoraga imirimo myinshi mu ngo z'abakire. Uwo munsi rero ni umunsi mubi cyane wari wabayeho. Lydia na mama we n'ubundi baravuye mu rugo nk'ibisanzwe, bari guseka kuko ari kumwe na mama we nyine. Mama we yageragezaga kumushimisha. Urumva ko Lydia kari kakiga mu mwaka wa 5 primaire, byari ibintu bigoye. Lydia rero baragiye n'ubundi we na mama we bari guseka, bari bishimye rwose, bagiye gushaka akazi cyangwa se gukora akazi nk'uko bisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bakigenda rero hari ahantu bakundaga kwambuka, umuhanda bakundaga kwambuka kugira ngo babone uko bajya hakurya, kuko niho habaga ariho bagiye gukorera. Mama Lydia rero yarambutse, ariko imodoka nyinshi cyane zari ku murongo zikurikiranye, convoy rwose zirukanka. Yaciye muri zebra, hahandi nyine, hahandi abanyamaguru banyura, nta modoka zari zihari, ariko imodoka yaraje ikurikiwe n'izindi modoka nyinshi, ziramukubita. Ahita araba ako kanya, ahita yuma, ahita bubushingwe neza. Umugore ahita apfa ako kanya. Umwana w'umukobwa, ubwo imodoka zarikomereje zirigendera. Nta modoka, hafi imodoka 14 zose zazikurikiranye zigeze zimutabara, zarikomereje rwose. Maze Lydia, akana k'imyaka 11, karyamye ku bushwange bwa nyina kararira. Umva byari amaraso, amazi, inyama, nyine ibintu biteye ubwoba ku mwana mutoya. Yarabirebye, umwana ararira, araboroga. Abaturage batangira kuza, abantu, abagenzi bagenda nyine. Urumva bwari bwije hafi saa 12 n'iminota muri 20. Bashyiraho bitambaro, bahita bahamagaza ambulance ihita ihagera, barayora. Ariko bayoye inyama gusa n'amaraso n'utugufwa. Barahambira nyine, bajya kwa muganga, bajyana muri morgue. Akana nyine karabirwaye ka Lydia, kwa nyirakuru barabimenye. Ubwo bahita baza, hashize iminsi 5 bashyinguye nyina, ariko nyine nta kintu bashyinguye, ni amagufwa n'inyama. Umuntu wari utambutse rero yari umuntu ukomeye cyane mu gihugu, kuko nta n'uwigeze amenya ngo, nta n'uwigeze abikurikirana, n'uwagerageje kubikurikirana baramucecekesheje. Ubwo nyina wa Lydia yaburiwe irengero atyo, aburirwa ubutabera atyo. Umwana ahita ajyanwa kwa nyirakuru, kubera ko ntabwo bari kumugumisha mu rugo. Venuste cyangwa se papa we ufite uburwayi bwo mu mutwe yari kumumerera nabi, cyangwa se
akamukubita akamwica nk'uko na nyina yari apfuye, ugasanga umuryango urazimye. Iwabo rero bahise bamutwara bamujyana nyine aho bo bari batuye kugira ngo babashe kumwitaho, nyamara nyina bamugonze bo bagonze nyina bari bamutaye bamusiga aho ngaho ku muhanda barigendera. Ubwo ubuzima bwarakomeje, ubuzima nyine bwa Lydia urumva bwari buri mu maboko yo kwa nyirakuru, byari ibintu bigoye. Kwa nyirakuru naho ntabwo byari byoroshye, ariko nyine yarakomeje barihangana. Ubwo yarereweyo yiga uwa gatandatu, usoje nyine yakomeje kwiga muri segonderi. Lydia ibintu byose by'impanuka umunsi wose ukuntu wari wagenze we na mama we ntabwo byigeze bimuva mu mutwe, yakomeje kubigumana, yarabigumanye igihe kirekire, akomeza kubyumva mu mutwe bikamuzenguruka. Rimwe na rimwe akarota inzozi mbi, ubundi akabona bari kugonga mama we, akabyuka arira akasakuza umwana. Abantu bose bari barabimenye bamukikije ko nyine agira icyo kibazo cyo mu mutwe gishobora kuba cyaramuteye ihungabana, kubera ko nyine yari ahari mama we akora impanuka. Ubwo Lydia nyine yakomeje kwiga, agera muri segonderi, yiga nyine ibintu bya siyanse, arakomeza. Umwana nyine ariko nta bigenda, byari bimeze nabi, yatagira inshuti ya hafi cyane, akaba n'umuvandimwe we cyangwa se mubyara we witwa Angelique. Lydia rwose ntaho yari kwigerera, gusa ku bw'amahirwe kwa nyirakuru aho bari batuye yahaje umwana w'umukobwa witwa Angelique. Angelique rero yari uwo kwa Damuru nyine papa we akaba yaravukanaga na Francine mama wa Lydia. Angelique rero yaje mu rwego rwo kugira ngo afashe Lydia ko yatera imbere mu buzima, akava mu bya kera, mbese akaba umuntu nyine muzima. Angelique yaramufashije, yari umwana w'umukobwa ariko umuruta mu myaka, ariko basa n'abari mu kigero kimwe kuko Angelique yamurushaga imyaka 3 yonyine. Rero Lydia yakomeje abaho kwa nyirakuru. Angelique nawe urumva bahuriraga muri vacances, rimwe na rimwe Angelique yasoje n'amashuri we ashinga na restaurant aho babaga hafi n'umujyi babaga, murumva bari batuye mu nkengero ariko mu wundi mujyi utari aho nyine Lydia we bari batuye ko hari kure y'umujyi. Angelique rero akomeza gukurikirana ibya restaurant ye cyangwa se business ye, dore ko iwabo bari bifashije ariko atari cyane nabwo, ariko nyine Lydia we yarakiri umunyeshuri. Lydia rero umva afite imyaka 17 18, ubwo yari gusoza uwa kane agiye mu wa gatanu. Papa we Venuste yararwaye noneho cyane, ararwara araremba, aho bari baramusize noneho bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe byibura ngo babashe kumwitaho, ahantu yamaze igihe kinini rwose ko nta garuriro byari bigifite. Venuste yari yaragiriye ikibazo ku rugamba, ariko ari ibintu nyine yagiye ari muzima ariko agaruka ibintu byaricanze mu mutwe, ibintu byarivanze. Kuva icyo gihe ntiyongeye kuba muzima, kuva icyo gihe ntabwo yongeye kuba umuntu w'umugabo utekereza nyine ibintu bigiye ku murongo nk'abandi, ahubwo yahise nyine arwarira ko cyangwa se ahita aba nyine atyo agira uburwayi bwo mu mutwe. Nubwo nyine yize gutyo cyangwa se Lydia yize muri ubwo buryo, adabasha kuvugana na papa we, mama we urumva we yari amaze igihe kinini hafi imyaka igiye kuba 6 yaritabye Imana cyangwa 7. Mbese Lydia nta buzima bwiza yigeze agira mu by'imitekerereze, kuko nyine aho yabaga bamucungaga neza, bakamuhozaho ijisho. Angelique akamuba hafi, amubera inshuti rwose mu buryo bubaho n'ubutabaho. Nubwo rero yize nyine ise yirirwa se ibunga mu murahanda, azerera, yambara ubusa, abantu bose bamuseka, bamwe nyine batazi iby'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se uko abantu bakwiye gufata abandi. Lydia aho yarari akarira akikingirana mu cyumba akavuga ati ariko mana yanjye, kuko mana yanjye mama, kuki wansize gutya, kuko ukansigira ubuzima, ukansigamwo ubuzima. Ukundaga kumbwira yuko uzahora uhari wita kuri papa, ariko nukuri waragiye reba abantu bakugonze n'abawome, nta muntu wigeze utuvugisha, nta n'umuntu wigeze ank'urandi. Bakwishe nabi ngo ni abantu babakomeye, ariko mana yanjye none papa yaje kuremba nabi cyane, ibintu bigenda nabi. Mama wansize hamwe, wagendeye iki? Kuki wabikoze? Wabikoreye iki? Ubuzima bwanjye bwarangiritse, ndaryama nkarota ibintu bibi. Gusa mama nagize inshuti Angelique mba hafi, ariko
buri gihe ngira icyumba cyanjye bwite, nza kurira iyo ngukumbuye. Wansize nkiri muto, ntazi icyatsi n'ururo, ntazi icyiza n'ikibi. Ndi gusoza amashuri yisumbuye kandi nizeye ko nzabona na kaminuza nkayiga. Nzaguhesha ishema mama, nubwo wagiye kare. Ubwo Lydia yarihereraga nyine akarira mu cyumba cye. Lydia rero yaje gusoza amashuri nyine yisumbuye, ariko nyine kubera umuhate wo kwiga yagiraga no kureba uburyo ashaka guhindura ubuzima bwe, mbese agahesha mama w'icyubahiro n'agaciro, Lydia yaratsinze abona buruse ya leta, kuko ntabwo yari kubona umurihira kaminuza iyo ataza gutsinda ngo nyine arihirwe na leta. Kubw'amahirwe rero yabonye buruse, maze buruse nyine ajya kwiga afite imyaka 19. Ubuzima burakomeza, yiga kaminuza nyine, urumva yize iby'ubuganga, ari naho yamenyaniye n'umuhungu witwa Dolphe. Dolphe yari umuhungu wo mu mujyi nyine, cyangwa se umusore wo mu mujyi, bariganye, ari inshuti yamuba hafi nawe, aho Angelique atabaga ari. Umuhungu witwa Dolphe yarahabaye, akamusura, bakaganira, bagatembera. Dolphe akamubaza ati se ko mbona utuje cyane, akenshi nkabona uri kurira, nkabona igitonyanga cy'amarira kiramanutse, nakubaza ukambwira ngo nta kibazo, kuko Lydia wagiye uba open ukanganiriza, ukambwira ubuzima ukuntu bumeze. Lydia yaramubwiraga akamuhambukira, akamubwira ati Dolphe, uko rwose umbona niko ndi, uko ndi hanze ni nako ndi ku mutima. Nzobona nijimye n'umutima wanjye mba nijimye, mba nibuka ibintu byahahise, rimwe na rimwe nkumva nyine ntacyo bisobanuye ku buzima bwanjye, ariko nanone buragisobanuye. Nubwo ubona twiga ibi bintu, nubwo ubona tugira impuhwe, nubwo ubona bisaba nyine kwita ku bantu, nabyize mfite intego, nshaka kuzita ku bantu, nshaka kuzita ku barwayi, nshaka kuzita ku muntu wese ubabaye, mbese ngatandukana, nkarokora abantu, nkagira uruhare mu kongera kuvuka kw'abantu, kubera ko nyine ngewe mpfa nta wanzuye, mpfa nta wigeze amfasha, narishwe kandi ndasibangana. Ariko njye sibyo nshaka, ntabwo ariko nshaka ko abantu babaho. Nshaka kuzaba umuntu muzima kandi ngafasha benshi, nkaba urugero rw'abandi. Gusa Doro, ndagushimira kumba hafi, wowe na Angelique mumba hafi cyane, kandi rwose Imana izabibahera umugisha. Dolphe aramubwira ati njye hari igihe mbona ukeneye abantu bakwitaho, ase undi Lydia kuki utajya ukundana n'abasore? Ariko ubundi ibyo by'abasore wowe urumbwira abasore uretse kunzanira stress, ubundi bwo bamarira iki ubundi mu buzima bwanjye? Nta kintu umusore yaza kumarira, yamarira ikize? Wowe urahagije, turaganira ibintu byose, nubwo nkuruta, ariko turaganira nkwisanzuraho, nta bindi bintu nkeneye, nta nkundo nkeneye. Dolphe, nta nkundo nkeneye, ntabwo kubaho wowe na Chanceline ariko njye nabaho, no. Ntabwo abantu bose basobanuye ngo bazakundane. Rero uko rwose umbonera umwanya ukaza tukaganira rwose, kandi sinzigere rwose nanabangamira Chanceline sheri wawe, rwose nta kibazo ngiye mfite, ujye wumva ko ibyuma bihagije, nta kibazo mfite rwose. Dolphe nyine akamubwira ati okay sawa, nta ribi, niba nta kiba bigutwaye, gusa nyine mba numva wakundana, mba numva washaka umuntu ukuba hafi, ariko nyine nta kundi byagenda, niba bikunyuze it's okay, nta kibazo. Biranyuze Dolphe, kandi nawe uranyuze. Okay. Lydia yasoje kaminuza afite imyaka 24, akora stage ku kigo nderabuzima cy'iwabo, ariko nyine cyari kure cyane yaho nyine waba Angelique bari batuye. Ubwo yarahakoze nyine, hakora igihe, akora amezi 5, bugezeho noneho baramwimura bamujyana ku kigo nyine cy'ibitaro gikomeye cyari mu mujyi. Noneho Lydia yari afite ikibazo rwose cyo mu mutwe, ku buryo ubwo yari umuganga ariko yahoraga yibuka ibyabaye kuri mama we, akibuka ukuntu ibintu byagenze, ukuntu imodoka zaje zidasakuza zigakubita mama we ari gutambuka ahantu abanyamaguru banyura, ntabone ubutabera, akaba arinze akura, akaba umuntu mukuru atarigera abona ubutabera. Abantu bose baracicikishijwe kubera ko batambukaga bari abantu bakomeye cyane. Lydia nyine akimara kwimurwa nyine ajyanywe ku bitaro bikuru nyine mu mujyi, yakomeje gukora akazi ke,
akora nyine yitonze, agakora akazi buri munsi, ariko atangira kugira inzozi mbi mu ijoro. Atangiye kurota nabi, atangira kurota ashikagurika, atangira kurota ibintu bidahari, atangira kurota mama we, mbese atangira kurota ibintu bibi nyine by'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Lydia yaketse yuko wenda agiye kuba nka papa we, ahamagara Angelique aramubwira ati oya sheri, nta kintu uba, ibyo bibaho, ni imitekerereze, ni inzozi mbi, ni ibintu bigendana n'ubwonko, urabizi, bitewe n'uko umuntu aba yaragiye anyura mu bintu byinshi, ari inzozi cyangwa ibyo twita inzozi, ari ibintu ubwonko buba bwabitse, ugasanga biragarutse, biragarukiranye, ugasanga nyine bikugiyemo, ubaye nk'uri kubirota ariko ari ibyo ubwonko buri kugarura. Rero ujye wirinda gutekereza ibintu bibi kandi ube focus ku kazi cyane, ushaka inshuti ku bitaro hari ukora, umuntu mwajya muganira nyine akakuba hafi, kurabona njyewe, urabona ndi kure, ntabwo navuga ngo ibintu nyine byahita bikunda ko tuzatubonana kenshi. Resitora inkeneye urumva mba ngomba kuba mpari, uretse ko wenda kubera biri kugenda neza ndi guteganya kuzaza iyo mu mujyi nkareba uko nabigenza, ariko urabona rwose ubu kukuba hafi biracyangoye. Ariko humura Lydia, ntacyo uzaba rwose. Ibyo ni ibintu bisanzwe, abantu bararota, abantu bakarota inzozi mbi, nta n'ikintu kigiye kubabaho. Rero ntukumve ko ari ibintu rwose byenda kukubaho, reka. Ubwo Lydia yarongeraga akashimira Angelique kuko kumuba hafi cyangwa se kumuba hafi inshuro nyinshi kandi akamufasha nk'umuvandimwe. Ubwo Lydia yarongeye afata umwanya nyine arataha, nyine asubira mu mujyi aho yakoraga. Ubwo iminsi yari icumye, Lydia ahantu yanyuraga nyine atashye, yari atuye hafi n'ibitaro, yari yaranze kujya gukodesha kure cyane y'ibitaro, ariko hari hafi nyine, hari nko kuri metero nka 700 uvuye ku bitaro. Gusa yagenderaga n'amaguru nyine ku mugoroba atashye, ariko hari umusore wari ufatiraga imodoka ku cyapa cyarengaga aho Lydia yabaga nyine, cyangwa se aho Lydia yari atuye. Uwo musore bakundaga kugenda, yakundaga kubona Lydia agenda ari wenyine yigunze, ataha ajya mu rugo, ava mu rugo ajya ku bitaro, ataha ajya mu rugo, nta kindi kintu, nta muntu uwo mukobwa wundi abona bavugana cyangwa baziranye. Ubwo uwo musore yatangiye kujya acunga amasaha Lydia atahiyeho, akagenda akamwegera, akamugenda inyuma, rimwe na rimwe akagenda amutera story z'imodoka muri bisi uko biba bimeze, ko afite gahunda yo kuzigurira imodoka, mbese bakaganira ariko bataribwirana. Bwaje kugeraho umunsi umwe batashye nyine ari ku wa 4, Lydia yagiraga off ku wa 5, mbese weekend yose yabaga yibereye mu rugo. Ubwo ari ku wa 4 wa musore amubaza ati se buri gihe ku wa 5 ko ntakubona, wowe biba bimeze bite? Tiya nyine ngiyewe ngira off ku wa 5, ku wa 5 ntabwo nkora, rero bita bikurikiraho ku wa 6 no ku cyumweru, ubwo mba nzagaruka ku wa 2, nagize amahirwe. Sikuri umunyamahirwe? Tiya ndi umunyamahirwe, ariko se ubundi bakwita nde? Njye nitwa Lydia. Wow, nishimiye kukumenya. None se wowe? Njyewe nyine nitwa Martin. Martin, ni byiza kumenya. Nawe se ukora mu byo kuvura abana cyangwa wowe wita ku barwayi b'impanuka no kubaga? Oya, njyewe rwose ntabwo nize ibintu by'ubuganga, njyewe nize ibintu by'icungamutungo n'icungamari, nungirije umucungamari w'ahangaha ku bitaro. Nari nzi ko uri umuganga. Oya, ntabwo ndi umuganga. Ni byiza. Njyewe nyine nkora ibijyanye no kubaga abantu, njyewe nize ubuganga nyine. Sawa, nta kibazo. Njye ngeze mu rugo rero, sinzi niba bwo naho utaha. Turese wagusura ko ubona ugiye kumara igihe kinini muri weekend, ubwo ngubwo ntabwo wakakira abashyitsi mukaganira niba ntacyo bitwaye? Nta kibazo, nubona umwanya uzaze. Nubonye umwanya uzaze nta kibazo, abashyitsi baza nta kibazo. Sawa nyine, uzagire weekend nziza nawe, dore ntituzongera kubonana kugera ku wa 2. Urakoze cyane, kandi nawe uzaruhuke neza rwose, mbona ufite stress nyinshi, akazi kakaba kagoye. Niko nitereye, hari n'igihe yego aba ari kenshi, ariko nyine ntakagira nuko nyine nitereye. Sawa bye. Ubwo
barasezerana. Urumva Lydia nyine yari asigaye aba mu mujyi, aba yaravuye ahandi ku nkengero nyine. Ubwo Angelique yazaga kumusura bakishima, ariko nyine Angelique akongera nyine agataha akajya kwita nyine kuri resitora ye. Ubwo Martin yatangiye kuganira na Lydia gake gake, rimwe na rimwe akamuherekeza n'amaguru nyine bagatahana, akageza Lydia aho agomba kugera, maze nyine Lydia akazamuka nyine akigira mu rugo bari baturanye, aho yabaga hari haturanye n'umuhanda. Ubwo umunsi umwe Angelique nyine yasohokeye mu mujyi ari kumwe n'umukunzi we witwa Ferdinand. Yari afite umusore bakundana witwa Ferdinand. Urumva Angelique yari afite amafaranga, ari umwana wari uturanye no mu mujyi cyane, wabo bari baturanye no mu mujyi, ntabwo hari nko kwa nyirakuru nyine cyangwa se aho Lydia yari yarakuriye. Ferdinand nawe yakundanaga na Angelique ku rwego rwo hejuru, ariko nyine Angelique yahoraga abwira Ferdinand umukobwa witwa Lydia w'umuvandimwe we. Mbese Ferdinand yari ameze nk'aho azi Lydia, yari amuzi ku mafoto, amuzi mu mvugo za Angelique, kuko nyine Angelique yakundaga Lydia cyane. Urumva yamurutaga mu myaka nk'ibiri, ariko nyine amufata nk'umurumuna we, amufata nk'umuvandimwe we, mbese ku rwego rwo hejuru. Ubwo ngubwo icyo gihe Ferdinand yabwiye noneho Angelique ati ntese uwo mukobwa ubundi ubumbwira Lydia, kuki utajya umuzana we ngo dusangire? Ataha Lydia sibyo wabimenya, aba ari aho aratuje cyane rwose, aratuje. Ariko nyine ubuzima bugenda buhinduka. Hari umusore basigaye baba bari kumwe witwa Martin, baba bari kumwe rwose, baraganira, aramuganiriza, akamuba hafi. Lydia ari kugenda bihinduka, bimwe nakubwiraga kera ntabwo ariko ubu ngubu rwose bikimeze. Noneho Ferdinand amubwira ati none se uwo musore barakundana se? Ni umukunzi we? Ni iki cye? Barakorana? Ni bosi we? Ni biki? Oya, nkeka basigaye bateretana, nubwo ntabizi neza, ntabwo Lydia arabimbwiraho, ariko rwose ni umusore nyine muzima, ni umusore mwiza, nta kibazo nyine ateje tu. Nuvuga ngo nyine sinzi niba bari gukundana cyangwa batarakundana, ariko nyine njye biranshimisha. Lydia yari kumwe n'umuntu ushobora kujya mu cyimbo cyanjye igihe mba ndi busy, akabona umuntu baba bari kumwe baganira, njye mba numva nyine ari intsinzi kuri njye. None se katurebe ukuntu ameze. Ubwo nyine Angelique yereka Ferdinand sheri we umusore ari gukeka ko asigaye akundana na Lydia. Yaramumweretse, Ferdinand aramureba, amubwira ati umusore ko atari ubwa mbere mubonye se? Hari inshuti yanjye yigeze amwereka ifoto, ambwira ko uyu ari umukiriya we, ariko nyine ntabwo twabiganireyeho cyane, ariko n'umukiriya we uko byasa kose, umukiriya we niba atari we n'uwo basa hanashize iminsi. Ubwo se birashoboka bari rwose ni inshuti, ibintu bimeze neza. Ntabwo ariko umusore nshobora kuba atari ubwa mbere mubonye. Barakomeje bariganira, gusa Angelique ntiyitaye kumubaza nyine ati se umusore umuziho iki se, koko n'uwo basa, urabona hari ahantu muzi, ibintu nk'ibyo. Ntabwo rwose Angelique yigeze abimubaza cyangwa se bibaza sheri we Ferdinand. Barikomeje bariganirira nyine, barikundanira, urumva nta bintu byinshi. Angelique yari umukobwa w'umusazi cyangwa se nakita ushabutse, ibyo bakunda kwita umusazi, ariko si ubusazi bw'uburwayi bwo mu mutwe, ni ukuba umuntu nyine ari sociable, abantu bose baganira, nta adatuje, mbese atari umuntu nyine uri sharp. Rero Angelique niko yari yimereye. Rero yaraganiraga, akavuga amakuru. Ferdinand yaramukundaga ku rwego rwo hejuru, yari afite no ku mafaranga. Lydia na Martin rero bwagezeho noneho gukomeza kuganira. Lydia atangira kubona Martin ni umusore mwiza, ni umusore wumva, ni umusore umuganiriza, kumva nyine hari ikinjiye, akumva ni umuntu waba umuntu hafi. Mbese yatangiye kumwakira nk'inshuti ye, noneho ashobora kugaragaza, noneho akavuga ko aziranye n'umuntu. Ubwo uko barushaho kuganira niko Lydia nawe yabwiraga nyine Angelique uwo musore, akamubwira ukuntu yamuteye story nziza, akamubwira ukuntu ari umusore wubaha, ambwira ati rwose Martin ni umusore, araza akampangayikira, akambaza aryagura akaji tukagenda dusangira, aryangurira amazi, hari igihe mbese akora utuntu twinshi, aranyumva, ntabwo ashobora kumvugiramo,
sinzi gusa nyine Martin ni umuntu mwiza. Angelique aramubwira ati wari warigize umuntu wa danger, noneho ubonye umuntu ukwemeza pe, imyaka yose ufite waranze gukundana, ndakeka noneho ugiye gukundana. Ubwo nyine Angelique yabaga ari gutera ubuse na Lydia. Umunsi umwe rero Lydia na Martin noneho bajyanye gusura Angelique. Angelique urumva yari yimukiye mu mujyi, noneho yaraturanye nabo hafi naho nyine bari batuye. Angelique yari yimuriye cyangwa se yaguriye resitora ye, yari yaremye ishami nyine mu mujyi, noneho kuko iyo resitora yari imaze kugira izina rinini, yaguriye nyine ishami ryayo mu mujyi, noneho mu ishami ryo mu mujyi. Urumva rero noneho bari baturanye, atari ngombwa ngo azajya atega ajye kure. Angelique na Lydia bari bagiye kuba umuntu umwe kandi baba hafi. Martin rero ndetse na Lydia baragiye nyine baramusura, baraganira. Lydia nyine apresenta Martin yibwira Angelique, aramubwira ati nitwa Martin, Lydia ni inshuti yanjye, turakorana hariya ku bitaro, rwose ni umwana mwiza. Lydia ni umukobwa utuje, uganira, usetsa, mbese nta kibazo cye. Angelique ati wow, tinese Lydia we Martin ni musore ki? Lydia yanyuzagamo nyine akagira udusoni, avuga ati ya Martin ni umusore, umbajije ngo Martin ni umusore wumva, umusore wumva umuntu mbere na mbere, ni umusore witonda, ni umusore wiyubaha, wihesha agaciro, ni umusore rwose wumva abantu kandi nyine agatega amatwi. Nicyo kintu cya mbere, kandi buriya kumva umuntu ntabwo ari ikintu cyoroshye ku bantu bose. Martin ni umusore ushobora kubwira inkuru cyangwa se mushobora kuganira akagutega amatwi iminota hafi 10 uri kuvuga wenyine ataraguca mu ijambo. Martin rwose biriya bintu ndabikunda cyane, nyine iyo ubikoze, iyo nteze amatwi bafite story nyinshi, abantu nabaze ukuntu nyine mu kazi kanjye aba hari ibintu byinshi. Martin nawe afite ibintu yambwira, umva Angelique, Martin arandika nkavuga nkamubwira, mbese nawe nyuma akambwira, nyine ntabwo anca mu ijambo, ntabwo ambwira nabi. Urumva ndabizi nanga umuntu umbwira nabi. Martin nyine ni umuntu udafite icyo atwaye. Martin nishimira kuba naramenyanye nawe pe, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Martin ati ya Lydia avuga ntabwo azi noneho uburemere njyewe ibyo mbifataho. Ni umuntu mwiza, ni umuntu uvuga neza. Azundi warubizi kuvuga neza Lydia. Angelique ati wow, noneho mutangiye guterana imitoma noneho. Tuya si byo guterana imitoma, ariko Lydia avuga neza, avuga yitonze, avuga kureba mu maso ukabona imboni, noneho ukabona ukuntu akurebye ukumva neza wahita umuhobera. Rwose Lydia nkunda ukuntu uvuga, nkunda ukuntu useka, nkunda ukuntu iyo uteretse ayo maso numva ntazi ukuntu nakoreka mbibikire ejo hazaza, cyangwa nzabikubwire wenyine batazavuga ngo ngira amagambo. No, bivuge Martin, bivuge nta kibazo, urabizi nanjye kubwira byinshi. Baraganiye biratinda, barasangira, bagakomeza guhura nyine. Rimwe na rimwe iminsi iricuma, amajoro aracya, amanywa nyine aragaruka, iminsi birahita indi irataha. Ubwo umunsi umwe Martin yasabye Lydia ko bazagira umugoroba umwe bagasangira ibyo kurya. Lydia atazuyaje yarabyemeye, aramubwira ati nta kibazo, muri weekend urabizi ko ariho mbafite umwanya, twabonana nta kibazo tukagenda. Gusa Lydia ntiyigeze ahagarika kugira za nzozi mbi. Lydia yari afite ibintu byinshi, inzozi zo zimpanuka kumva mu mutwe we, kuko yaribanaga, rimwe na rimwe akabyuka asakuza cyane akikanga. Lydia ibyo yabanaga nabyo, kandi nyamara Martin ntabwo yari abizi, uretse umusore witwa Adolphe wenyine wari ubizi, biganye muri kaminuza, wari inshuti ye ya hafi cyane. Ferdinand nawe yari yasuye Damien yari umusore w'inshuti ye yitaga Damian cyangwa se Damian. Ubwo nyine bari inshuti, nakubwiye ko Ferdinand yari inshuti cyangwa se yari sheri wa Angelique. Damian rero yakoraga akazi kadasanzwe, ariko nyine bari abantu baziranye cyane, bari abasore nyine bumvana, bari abasore mbese bameze neza, badafite ikibazo, bari guteye imbere, bisobanukiwe. Mbese nyine urumva Damien yari azi inkuru za Ferdinand azi inkuru za Damian. Mbese bari abantu nyine ba hafi, ku buryo udashobora kuvuga ngo ni abantu bashobora guhishanya ibintu byinshi. Ariko nyine mu kiganiro cyabo bari kwinywera akarikeri, nyine bari kwisangirira ku kantu, Ferdinand aramubwira ati ariko wowe barebeye televiziyo, ariko hari ikintu
kiri kuncanga. Damian aramubwira ati none se ni igiki musore? Ati ubwo waba uzi ko Martin ari gukundana n'umukobwa witwa Lydia? Lydia se ninde? Lydia ni inshuti ya hafi cyane na Angelique. Angelique sheri wawe se? Tiya, nubwo buriya Angelique mutarahura ariko rwose Angelique ni umwana mwiza. Nuko utabushaka kubonana n'abantu, utabushaka ibyo bintu nawe uzabihindure rwose. Njye abantu bawe mba mbazi biki, ariko rwose ntabwo wowe ushaka nyine ariko nawe ntukagire ibintu fight wese mba ndi mu kazi, uza akazi nkora, uzi umukiriya mfite muri iyi minsi, umukiriya ndi kwakira, ibi bintu urabizi ko bikaze, ntabwo nemerewe kuvugana n'abantu benshi, ntabwo nemerewe kujya ahantu kure, ibyo byose urabizi narabikubwiye. Rero niyo mpamvu rwose ukwiye kubyakira. Aho uwo mukobwa uri gukundana na Martin ninde? Nyine ndakubwira ngo ni inshuti, akaba na murumuna cyangwa se ni inshuti cyane nyine ya sheri wanjye Angelique. Rwose Damiye, umbabarire rwose ibintu ntibibe, kubera ko ibi bintu bibaye nanjye urumva byangiraho ingaruka. Damian aramubwiye ati none se ubundi Martin we ntabwo abizi ko adakwiye gukundana n'abakobwa? Ntabwo, ariko buriya Martin agira ubwenge cyangwa umuntu arabizi ko adakwiye gukundana, bitakunda, amakuru yose arayafite. None se ari gushaka iki? Ari gushaka iki kuri uwo mukobwa? Ngo uwo mukobwa yitwa nde? Nyine n'umukobwa witwa Lydia. Rwose ubu ngiye birambangamiye, ntabwo rwose nshaka ko Lydia akomeza, ntabwo muzi sindamubona, ariko nkurikije ukuntu rwose Angelique amuvuga, rwose n'inshuti ye ya hafi. Mbabarira rwose ibintu ubijyemo, ubuze umurwayi wawe ntakomeze gucudika cyangwa se ashaka kujya mu rukundo na murumuna w'umukunzi wanjye, ntabwo mbishaka rwose. Damian aramubwira ati none se urakeka ko bakundana bya nyabyo cyangwa nuko ari inshuti utazatuma mpubuka? Simbizi, ariko ibyo yaba arimo byose Damian, byaba arimo byose, ntabwo nshaka njye ubucuti bwa Martin n'umukobwa uri hafi yanjye uwo ari we wese. Arabizi ko afite ikibazo, arabizi ko adashobora gukundana n'umukobwa, runareke ibintu byo gukururana n'abakobwa ashobora gutuma umukobwa mwiyumvamo cyangwa bikaba ibindi. Mbese urabizi nawe, urabyumva ibintu ndi kuvuga. Toke, ndaza kugerageza kumuganiriza numve. Toke, sawa. Ubwo nyine iminsi yarakomeje iricuma. Ferdinand yari afite ikibazo gikomeye cyane cy'uko atashakaga ko Martin acudika n'umukobwa witwa Lydia, kandi asanzwe azi ko Lydia ari umuvandimwe wa Angelique sheri we. Ubwo nyine iminsi yakomeje kwicuma, bigeze nimugoroba. Ferdinand ku mugoroba nyine ahamagaye Angelique amusaba ko bahura muri weekend, ko hari ikintu ashaka kumubaza kandi cyihutirwa. Angelique yamubwiye ko bitakunda kubera ko yari afite nyine izindi gahunda n'ahandi hantu yagombaga gusohokera. Weekend rero yarageze, ubwo ngubwo Lydia yagiye kubonana na Martin. Ya weekend urabizi ko bari babivuganye mu minsi isanzwe, nyine baragiye barabonana, umusore nyine baraganira. Ari umusore w'umusirimu, Martin yambaraga neza ku rwego rwo hejuru, yambara amashati y'ibara rimwe, yambara karuvati ahantu hose iteye ipasi. Ari umusore witera parufe ihumura neza, umusore wicongesha umusatsi, agasatsi ke kari ku murongo, yambara rwose sentire, ubona ko ari umusore nyine uhagurutse kandi uteye neza, wiyubaha. Ari umusore ubona ko ari inyangamugayo mu mitekerereze ye, nubwo nta mafaranga menshi yagiraga ariko yakundaga kwiyitaho no kwishyira ku murongo. Martin niyo yabwiye Lydia amagambo akomeye. Urumva Martin yaje yiteguye, noneho yazanye utuntu twinshi, ururabo, ahita nyine aruha Lydia. Lydia ntabwo yari abimenyereye, ariko nyine igihe cyari kigeze ngo Lydia abone ko Martin ari umuntu utandukanye kuri we. Martin rero yaramubwiye ati Lydia, ubuzima bwanjye ntabwo nkunda kwishima, ariko turi kumwe mba nishimye, mba numva twamarana umwanya. Buriya ntukabone nkora ngusaba ngo nze mu rugo kenshi, rimwe nkumva nyine kuhaza byatuma tuganira birambuye. Mba numva nyine turabona mfite imyaka, ntabwo ndi muto. Lydia aramubwira ati ya, ahubwo nkunda ko byibazaho impamvu nyine iki gihe cyageze cyose, ntabwo nzi impamvu. Ya, ntabwo ari wowe byibaza wenyine, ariko nanone ushobora kuba igisubizo cy'icyo kibazo. Tubwo utese nawe ntugakabye. Ya Lydia, tumaranye
amezi ashize ni menshi, ntabwo umwaka urashira yego, ariko nanjye ntabwo navuga ngo ntegereje umwaka cyangwa igihe runaka, kuko ibintu byinshi iyo ugendeye ku murongo by'igihe ukuri kuraganza muri ubu buzima. Uranzi nka Martin, uranzi nk'umuntu dukorana hariya ku bitaro, uranzi nk'umuntu bitandukanye no ku bitaro mu buzima busanzwe, ibiganiro byanjye urabizi, mbese hari ikintu nifuza kukubwira. Ubwo se ni igiki? Nguteze amatwi pe Martin, urabizi nta kintu watinya kumbwira, nkuko nanjye ntacyo natinya kukubwira rwose. Guteze amatwi yombi kandi ndakumva. Martin yafashe ikiganza Lydia ntabwo yari amenyereye ibyo bintu. Lydia yari yaririnze ibintu byo gukurana n'abasore kugira ngo ube wari gutsindira umutima we, abashe no kukwisanzuraho byibura gake. Nabyo byari bigoye. Yaramubwiye ati ntago nta kibazo, mbwira nta kibazo Martin, nguteze amatwi. Lydia ndakumva. Iki gihe gishize ni kinini gusa nyine uko nsigaye bimeze ntabwo bihuye n'uko byari bimeze mbere. Byatangiye ari ibintu bisanzwe, bitangira numva nyine nshaka kubona, nshaka kuza guhura nawe, nshaka ibintu byinshi kuri wowe, rimwe na rimwe nkabona birakubangamiye nkabyirinda, ako muri njye indani ntameze neza. Nyine ndagukunda n'umutima wanjye wose. Lydia, nshaka kunkura mu bintu rwose abantu bantekerezaho bitari byo. Ndagukunda, nawe ngira umutima ukunda kandi ugakunda. Ndagukunda, ndagushaka. Nyine mba numva twaba turi kumwe ahantu ndi ukaba uhari, ahantu uri nkaba mpari. Nyine mbabarira kandi ntumpakanire. Lydia aramurebye, areba ukuntu Martin ari ibintu amaranye igihe, bari bamaze hafi amezi arenga 7 bakorana baziranye. Lydia aramubwiye it's okay Martin, umura wirira, ariko urabyumva nawe ukuntu twa dusanzwe nyine turi abantu baziranye. Uri umusore mwiza, uri umusore wumva, uri umusore ngutaka kenshi, urabizi kandi urabizi si ibintu byanjye, ariko ubasha kumwumva. Nyine nifuza ko wampa umwanya nkabitekerezaho. Oya nta kibazo rwose, ubitekerezeho, ariko uzambwire ko nanjye unkunda basi. Nyine mu mwanya mbitekerezeho Martin please. Nta kintu nenda kukubwira nonaha, gusa wakoze, ndagushimiye kubimbwiye, ni byiza. Gushimiye ku rurabo rwiza wampaye rwose, ndarutwara mu rugo. N'ibindi byose n'ikindi gihe ndagushimira pe, ndagushimira kumba hafi. Ibi byose ni ibintu mbona, ntabwo ari ibintu ukora cyangwa se I don't take that just for granted. Nyine ni ibintu nzirikana kandi numva. Nta kibazo, ndategereza. Ubwo baragiye, nyine baratashye. Ubwo bukeye ku mugoroba kwa Lydia, amaze kugera mu rugo, haje umusore mu gicuku, umusore ubyibushye ufite amatama wo mu bakire, bigaragara ko ari uwo mu bakire. Arakomanga, Lydia arafungura umuryango, maze undi arinjira. Lydia arakaye cyane, amubwira ati ko Adoro, nakubwiye ko kuza hano rwose wanjye bitemewe, nakubwiye ko rwose Adolphe nawe. Adolphe ambwira ati ariko se kuza hano iwawe we ni ibintu birenze, aho se ahangaha kuhaza kumva naguhamagaye telefone utari kumfata, nkakwandikira ntunsubize, telefone yanjye yazimye. Nese wowe izi saha z'isa 4 saa ngapi? saa 5. Ubungubu ntubukwiye no kuryama base, ariko ndyama iki kuko? Ntago naryama utameze neza Lydia, ndabizi ikibazo ufite, wikigira nkaho ntabizi. Rero ntukigire nkaho ibintu tuba twabiganiriye. Ndakuzi Lydia, ufite ikibazo kandi ubwo kigomba gukemuka. Ngiye singende ndyame nsinzire kandi utameze neza. Ako se ubungubu kuko Chanceline nakubonye kuko turi kumwe igisaha yavuga ngo iki, noneho winjiye iwanjye. Ega Chanceline arakuzi Lydia, Chanceline arakuzi, nta kintu atazi kuri wowe, nta kintu atazi kuri njye, nta kintu atazi ku bucuti bwanyu. Ntabwo Chanceline agufuhira rwose. Ikindi kandi arabizi ko tutigeze dukundana, tutigeze tugirana n'ibyo bintu. Asubundi ibyo bintu
tekereza ute? Toke njye urabizi ko nta kibazo mba nshaka kugira na Chanceline, ni umwana nikundira, ntabwo mba nshaka kugira nawe ibibazo rwose. Ibyo bintu rwose Adolphe, ku kuntu uri kwigira iyo uza ko ubuzi n'amakuru nkuzaniye. Ngo makuru? None se bimeze bite? Byagenze bite? Tumva umuntu wabishobora namukuboneye, yitwa Damian kandi ni umuntu ugira ibanga. Gusa bwari kuzi ko iki kintu ari ikintu na Angelique ubwe atazi. Adoro na Angelique ubwe ntabwo abizi. Gusa uwo Damian umwizeye ute? Tumva Damian njye ndamwizeye, afasha abantu benshi cyane pe Ride. Impamvu mwizeye njyewe nuko nta muntu n'umwe yavuze ngo ibintu bye bijye hanze. Ntawe yigeze avura cyangwa muvuge cyavuga ibyo nyine abantu bose arabavura kandi bikaguma mu ibanga. Erega izo nzuzi zawe ziva mu nzibutso, rega ujye ubimenya. Rero kwirengagiza ukigira nkaho nta kintu cyabaye uzaba ukundi, kandi urabizi ukuntu byafatwa hano hanze. Fatirana ibintu bitaza abantu bakavuga ngo ni inzu yarwo, cyangwa bakavuga ibindi bishobora kugushengura umutima. Nawe urabizi tubiziranye. Tokenda ndabyumva ariko bivuga amagambo menshi Adolphe, please. Ya ndabyumva nyine, niyo mpamvu mba mvuze gutyo kugira ngo nawe ubashe kubyumva. Ubwo ngubwo ibyo bintu bubivuze kugira ngo nyibutse ko data ariko urameze. Oya ntabwo ari cyo mbivugiye, kandi uwavuga ibyo si njyewe. Nicyo navuga, nkeka ntacyo navuga cyakurakaza Lydia. Ibyo byose mbikora ku bwawe urabizi. Ariko koko gusa ndagushimira Doro, ndagushimira ukwitanga uba ukoze ibintu byose unkorera. Nasimuhobera. Aramuhobera akamubwira ko nyine ibintu byose yabishyize ku murongo, kandi ko uwo muntu witwa Damian nyine ari umuntu yizeye ku rwego rwo hejuru. Ubwo iminsi iricuma, ku mugoroba mu masaha ya 11:30 12:00 Martin ajya guhura n'umugabo witwa Damian uribuka ko ari inshuti ya hafi ya Ferdinand. Amaze barahura, Damian bakaganira bicaye. Damian akamubwira ati rero Martin, urabizi neza ko udashobora gukundana n'umukobwa, urabizi ko bidashoboka, ni ibintu uziwe ku giti cyawe. Nakubwiye inshuro nyinshi ko udakwiye gukundana n'abakobwa. Ntabwo nshaka ibintu bizarimbura ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese biciye mu maboko yawe. Njye nawe turaziranye. Ibyo abantu bavuga hanze, uburyo bakuvuga, abakuzi, njyewe nagerageje kubika ibanga kereka ibyo uzivugira. Ariko nuramuka ukundanye n'umukobwa uzaba wishyize hanze, we ku giti cyawe, nta n'umuntu wigizemo uruhare, uzaba wishyize hanze kandi uzaba wirimbuye. Urumva? Uzaba wirimbuye ku giti cyawe. Ndagusabye ibintu byo gukundana umukobwa wese mwamuri gukundana, umukobwa wese mwamucuditse cyangwa ushaka gukundana nawe, bihagarike, mbabarira. Martin ubwo ntabwo yabyumvaga neza, ubwira ati ninde wakubwiye se ubundi ko ndi gukundana? Ibyo bintu nta nubwo bikureba, ntabwo rwose Damian, ntabwo rwose. Urabizi ko udakwiye gukundana nyine, wiyakiriye se ukarekera. Igihe tumaranye koko ntabwo ubwo urumva ko ufite impamvu zindi zo kubaho kandi ukabaho nta by'urukundo ukeneye, nta n'abakobwa, nta n'iki cyangwa abagore, kandi ukabaho nyine nta n'uhemukiye. Ntabwo ubu ngubu icyo gice ntumaze kukigeramo. Ubwo Martin nyine arababara, ariko nyine agahaguruka agataha. Ubwo Martin akigenda, hashize iminota 10 agiye nyine kwa Damian, hahise hagotwa n'imodoka nyinshi ziyubashye cyane ndetse z'uburinzi, zifite uburinzi bukomeye. Ibintu bihita bihinduka. Damian ahita ahindura imyenda, ahita ahindura ibintu byose, inzu yose iragotwa. Ubwo habanza gusakwa, imbwa zikinjira, imbwa zifite ubunaribonye mu gusaka, zigasaka inzu ye, zigasaka igipangu cyose, hakazengurukwa n'abasirikare bakomeye. Maze nyuma y'isaha 1:30, ubwo byari bibaye 3:30, hakinjira abasore b'ibigango bagasaka Damian, bakamusaka neza neza aho aba yicaye imbere y'ameza mu cyumba cyiza cyiyubashye ku rwego rwo hejuru, icyumba gitandukanye n'icyo yaganiriragamo na Martin. Ubwo hashize iminota 10 amaze gusakwa, hinjira umusore wuzuye igitinyiro, umusore w'ibigango kandi umusore mwiza cyane, umusore w'imibiri yombi, mbese umusore wuzuye. Aza yishimye, yiterera story ku buryo
utakeka ko ari we musore nyine, ari we musore urinzwe bigezaho, ari we musore wubashye bigezaho. Mbese we yinjira yifitiye pome mu ntoki ebyiri, agahita aterera Damiyani indi pome, akamubwira ati Damiyani, Dr. akira pome, nakuzaniye akantu karenze uyu munsi. Ubwo Damiyani akamubwira ati murakoze nyakubahwa. Ubwo uwo musore akamubwira ati ariko wagiye unyita David, ibintu byo kunyita nyakubahwa jya ubiharira bari abasaza, ntabwo ngewe rwose biba bimfasheho. Ati oya nyakubahwa, biba biri ngombwa. Ubwo binjira mu cyumba nyine kindi gitandukanye n'icyo yari amwakiririyemo, noneho cyo gituje cyane, gisize amabara meza, mbese cyiza cyane. Ubwo ngubwo icyo cyumba iyo bakinjiyemo nyine, Damiyani atangira kuganira ati nyakubahwa David, ndakeka iyo hari ikiri guhinduka sinzi, ariko wambwira. David aramubwira ati ya Dr. ni ukuri rwose uri umwana mwiza kandi ndagushimira cyane pe, urugendo ruzarangira kandi ruzarangira neza. Ndabyibuka rwose, ndabyibuka dutangira ukuntu nari meze, nararaga nabi, naraga nshikagurika, naraga meze nabi, naraga nabi cyane. Naragiye mu bihugu byinshi, papa yanjyanye ahantu hatandukanye, ariko akibagiza ko ari wateye ibintu byose. Yibagiza ko iriya mpanuka, uriya muntu bagonze, uriya mumama bagonze, nari nicaranye na shoferi, nari nicaranye nawe, yakubise umugore w'abandi aramwica neza neza. Ndeba nari umwana, nafite imyaka 16, nari muto, 15, 16, nari umwana muto cyane. Nararize cyane, ndamubwira ntidusubire inyuma tujye kwita kuri uriya mwana, byibura twari tuwasize. Arakana gato k'agakobwa kari hakurya y'umuhanda. Damia, byibuka nk'ibyabaye ejo hashize. Data namusabye gukurikirana akareba uburyo yakita ku muryango w'umumama byibura bari bagonze, ariko yarabyanze. Yarambwiye ngo icyo ni icyasha, ngo cyo kugaragaza yuko ngo yaba acitse amazi, ngo cyangwa ngo abantu bakajya bajya mu nzira ngo bakabona ko bitaye ku bantu ngo ari gutambuka kandi ngo yabamara bose. Ntabwo nti ni umushoferi untwaye wamugonze, bivuze ngo ninjye namugonze, ntabwo ari wowe. Reka basukore ibitandukanye n'uko uri perezida w'igihugu, njyewe umwana wawe ntabwo ndi perezida. Basi twite kuri karakana. Yambujije no gushakisha, nishakisha natumye abantu bose. Umwana baramubuze, aho nkuriye mvuye hanze, ibintu byose nasanze byarahindutse. Narabajije, narumiwe. Gusa uwo mwana w'umukobwa ndamwibuka, Dr. mubonye namumenya. Nari umwana muto ariko utari gito, ntabwo kandi nari mbuze ubwenge. Nafite imyaka 15, ndi hafi kuzuza 16. Ndamwibuka, n'ubu mubonye namwibuka. Narebeye muri televiziyo, mbona ukuntu ari kurira, mbona ukuntu akana k'imyaka, kari nk'akana gato k'imyaka 9, kari keza. Mama we yari mwiza, hari we sinamubonye, nashidutse twakomeje. N'ubu rwose iyo ntakugira ntabwo namba nabasha no kuvuga aya magambo, kuko n'ibintu byari byaramvugutiyemo, bimvundira mu mutima. No kwiga sinigeze niga neza. Kuva iryo joro tugonga uwo mugore, ntabwo nigeze mbona undi muntu. Papa namufashe nk'umunyakinyoma, nk'umuntu w'umugome. N'ubu ngubu urabizi yuko nta kintu yaza mbaza. Gusa ubwoba nakuranye, kwijijisha, nishinja icyaha, ariko nyine ntabasha kugikemura. Aho tumenyaniye rwose muga, ndi kugenda bigabanuka, ndi kugenda mba umuntu, ndi kugenda numva navugana n'abantu nyine, nkumva nyine biri kugenda bigaruka. Ni ukuri umuntu w'umugabo kandi ndagushimira rwose. Ntabwo ibi ngibi nari kubyishoboza, ariko warakoze. Ubwo ngubwo Damia afata ijambo akamubwira ati David, kubura umuhungu w'umuntu ukomeye cyane kurusha abandi bagabo bose mu gihugu, nka perezida, uri umwana wa perezida, ntibikuraho kuri umuntu. Kandi agahinda kawe ndakumva rwose. Uri umunyembaraga kandi ntabwo uri nk'abandi bantu. Nubwo impanuka yabaye ukiri umwana muto, ariko ibyo byose byagukoze ku mutima, ntabwo wabyishimiye. Icyo nicyo wita umuntu, utitaye ku wo uriwe,
ibi byose warabirenze, ugumana iyo nkuru mu mutwe, ugumana ayo mashusho mu mutwe. Izo nizo bita imbaraga, ariko nanone kubirenga nizo mbaraga zirenze. Ariko ibyo urabona turi kugenda tugera ku rwego ruzima, kandi ntukishinje icyaha. Wari umwana muto ntacyo wari gukora. Ibyo nibyo mpora nkubwira, ntibikagucira urubanza. David ahita amubwira ati, umva Dr, nashakishije ahantu hose, nabuze n'igisigisigi cyabo, uretse ko ntazi niba kakana niba katarapfuye uwo munsi, nabwo niba ziriya modoka zindi zitaranakishe bakaba barambeye. Gusa isura yiwe ndayibuka, isura yako ndayibuka mu mutwe imbamo, ntabwo nzayibagirwa. Ubwo barakomeje baraganira, ariko Damiyani, ya nshuti ya Ferdinand, wa wundi uvura nyine imitekerereze cyangwa se ibibazo by'imitekerereze, ntiyavuraga cyangwa se yari umukonsirita n'ubundi w'umuhungu wa perezida w'igihugu ari witwa David. Ubwo hashize iminsi 2, Lydia nyine aherekejwe na Martin, bari mu minsi y'akazi, bya bindi bya nimugoroba nyine batashye. Lydia yabwiye Martin ati, Martin, urukundo wansabye nitekerejeho, ndabitekereza, mfata umwanzuro ku giti cyanjye, nta wundi ngishije inama, nta n'umuntu mbashije. Impamvu mbikubwiyeho tugeze hano nuko ndashaka gutinda, kuko mfite ibindi bintu ngomba gukora none nimugoroba. Martin, nawe ndagukunda kandi nifuza gukomezanya nawe ubuzima. Ntacyo bitwaye, ndabyiyemeje kandi ndagukunda cyane. Niba hari amarira urira, nanjye niyemeje kuba uzayasangira nawe cyangwa nkayakumara. Niba hari icyuho nzaziba mu buzima bwawe, niyemeje kukiziba. Niyemeje rwose kucyuzuza ibyishimo kandi nkakubera uwo nyawe mbonamo. Baye ndagukunda kandi nemeye gukundana nawe. Urabeho mukunzi. Martin yahise yegera Lydia, ariko agiye kumuhobera nyine, yamuhobera afite isoni, agira ati sawa murakoze ubwo kangende. Lydia yarabwiye Martin amagambo akomeye, ariko Martin yagiye ari kurira. Lydia aribaze kubera icyari zese. Martin yagiye ari kurira nyine, ava iruhande rwe aragenda. Bukeye nyine Ferdinand yasuwe na Angelique nyine urumva yari yasuye nyine sheri we Ferdinand mu rugo iwe. Ahageze baraganira ibintu byinshi, baza kugera kuri Lydia. Urumva Angelique yabaga nta kiganiro yari kuvuga, Lydia ntakizemo. Gusa Ferdinand yahise azamuka cyane, ambwira ati, ariko sheri, hari ikintu ushaka kubwira. Nizere ko Lydia atakiri gukundana cyangwa atagikururana n'umusore witwa Martin, umusore wanyeretse. Nizere ko batari gukururana. Niyo bari gukururana, amureke. Niba ataranamureka, amureke. Angelique abwira Ferdinand, ariko rwose nawe ako sheri wabaye ute? Martin ni umusore mwiza, Martin ni umusore wiyubaha, ni umusore witonda. Ntabwo ari nkaho upfa kubona abantu bose ukabaganiriza, uba wanze kuma amahoro, unyikorakoreshwaho buri mwanya n'ibiki, unywa agacupa, ufata iki. Umva sheri, ndakubwiye ngo Martin ntahuriye nawe, ni umusore witonda uhwanye na Lydia nyine. Wenda njye nabasha kubyihangana, ariko nuko ntafite aho ngushyira. Nagushyira hese nyine ko ngukunda, basha no kukwihanganira. Ariko rwose Martin wumve ngo ni umusore utuje, ujyanye n'imitekerereze ya Lydia, ni umusore nyine ujyanye na Lydia, kandi Lydia aramukunda. Kuki ushaka ariko kubatandukanya bite byawe? Ariko ubundi sheri, ubundi rero ntabikubwira wari kubimenya. Aha, njyewe kandi ndakubwiye rwose, nkubwire sheri, ibi bintu uzabyicuza nukomeza gutuma uriya musore wanyeretse akomezanya na murumuna wawe Lydia. Reka nkwihorere, akira twinywere. Bakozanya aho bakinywera, ariko Ferdinand abamubwira, nubwo atabamubwira impamvu ari kumubuza ko murumuna we Lydia yakundana n'uriya musore Martin. Ndetse yewe n'abantu benshi bakomeje kwamagana Martin ko yakundana n'umuntu uwo ari we wese w'igitsina gore. Ntabwo Angelique rwose yabyitagaho, ariko ntiyitaga no kubaza impamvu bamubwira ayo magambo, cyangwa se Ferdinand akunda kumubwira ibintu bimeze bityo kuri Martin, cyangwa se kuri couple ya Martin ndetse yewe na Angelique. Ubwo iminsi yari icumye, ari muri weekend, Adolphe na Lydia bagiye kwa Damiyani
barahuye barabonana. Adolphe aramubwira ati yitwa Lydia, inshuti yanjye ya hafi cyane, inshuti yanjye yaciye mu bintu byinshi, nifuza ko nyine umufasha. Urabizi ko uri umuvandimwe, uri mukuru wanjye, ariko serivisi yawe ntabwo nakomeje kubitekerezaho, nkumva yuko nyine bizatinda cyangwa se nkanga kubikubwira, nzi ko bizarangira, ariko Lydia ndamuzi, aragukeneye. Damien, Lydia umufate nk'umuntu nka mushiki wawe, kuko nanjye ni mushiki wanjye. Ni umuntu rwose twabanye ku ishuri, kuri kaminuza, kandi ni umuntu ufite ubuzima, ufite igisobanuro ndetse na experience nyinshi. Ubwo rero nabonye nta wundi muntu namuha cyangwa se nabasha kumuha umwomora ibikomere cyangwa ukamufasha mu buryo bw'ubuzima bwe atari wowe. Ngo uyu Lydia rero mu biganza byawe, umufate kandi umufate akaboko, ndabizi uzamugeza ku rumuri. Lydia, uyu yitwa Damien, ni umuganga nyine, yakira abantu benshi bakomeye cyane, ntabwo nenda kubivuga ariko ndakeka ari mu bantu babiri baza mu gihugu bakira abantu bafite ibibazo by'imitekerereze, stress, depression, ibintu byose, kandi bakahava bumutse babaye abantu bazima, bikunda kandi bakunda gukora, bakunda ibintu byose. Uko mugenda mumenyerana azakubwira ibintu byinshi kandi azagukura mu icuraburindi ry'ibintu ubamo. Murabeho rero, ibindi ni ahanyu. Kandi Damien, ndagushimiye kuba warabyemeye. Lydia, ndagushimiye kuba wakunze inzira nziza kandi ukemera ko ngira ijambo ku buzima bwawe twerekeza ahantu heza. Urakoze. Baramushimiye. Adolphe arigendera nyine, cyari igipeti cyo mu bakire ariko nyine gifite business zacyo, nyine nawe yari umwana ukomeye. Ubwo ngubwo Damien nyine yabwiye Lydia ko ari umuganga uvura indwara zibasira imitekerereze nk'amateka umuntu yanyuzemo, stress, abwiye ati inzozi mbi n'ibindi biterwa no kwiyumva nk'aho utariho, kwiyumva nk'aho utari umuntu. Ndabyumva cyane, ariko nicyo kintu tubereyeho. Inkuru yawe, amateka yawe niyo atuma uba uriwe, ariko nyine ntabwo yakabaye agutandukanya n'uwo ugomba kuba we. Mu buzima hari ibyiza byinshi biba bidutegereje. Ubwo rero uri umuntu nawe ukeneye ibyiza, kandi ubu wageze aho ugomba kubibonera. Lydia yahise yizera Damien, baraganiriye maze atangira kumubwira inkuru y'ubuzima bwe, amateka ye, nta kintu na kimwe amuhishe, kuko Damien yari umuganga ugomba kumwomora kandi akamukura mu buzima bw'icurabundi yari amazemo imyaka myinshi. Damien yumvise nyine amateka ya Lydia, ndetse yewe ntiyayumvise umunsi umwe, yakomeje kumwumva, babishyize mu byiciro. Ubwo nyine inkuru ya Lydia akajya yimubwira, bakaganira. Lydia nyine yageraga kwa Damien David amaze kuhava. Wibuke ko Martin nawe yageragayo, ariko akahagera akabona na Damien David ataranahaza. Wumva, Martin yageraga mu rugo ahita ajya kwa Damien, ndetse wakahava mu masaha ya 1:30 z'umugoroba zishyira 2:00. Ubwo ngubwo baraganiraga. Nyuma yaho urumva 2:00 mu kadomo habaga hageze uburinzi bukomeye cyane, ariko nyine byabaga buri gihe Martin agiye, kuko ntiyigeze anamenya ko ibyo bihaba. Ubwo ngubwo umwana wa perezida cyangwa se umuhungu wa perezida David yahageraga 3:30 bakaganira, maze yahava uwitwa Lydia yazaga mu masaha ya 4:30 5:00, kubera ko nyine ntabwo yashaka ko hari umuntu umenya ko ajya kwa Damien cyangwa se arwaye nyine depression y'igihe kirekire, kandi ntabwo yifuzaga ko abantu bashobora kuba bamuzi bashobora gutekereza ko nawe yaba agiye gusara cyangwa kuba umusazi, nk'uko se yari yarabaye ise abasigaye arwariye mu kigo nyine cy'abarwayi bo mu mutwe, yarakujeho neza byaranze, aho atarakimenya n'umukobwa we witwa Lydia n'uwo ari we wese. Ubwo ngubwo nyine iminsi yari icumye, hashize amezi 2 Martin yari amaze noneho kuba umukunzi weruye wa Lydia, basohokana baganira bagena agatoki ku kandi, gusa nyine Martin atinya Lydia ku rwego rwo hejuru. Ubwo barasohokanye uwo munsi, ariko nyine Martin buri gihe ntabwo yigeraga abona Lydia nyuma ya 4:30. Ubwo Martin yabwiye Lydia ati, rero Lydia sheri wanjye, urabizi nkunda kuvugira kuri telefone
kandi nkunda kuguhamagara. Tuba dufite ibintu byinshi tugomba kuvugana kubera ko tubonana gakeya. Akazi kawe karaguherana, nanjye simbona uburyo mbasha kukubona bihagije. None se kubera iki iyo bigeze nimugoroba saa 4 telefone yawe ivaho saa 4 n'igice saa 5? Kubera iki? Bashaka kuvugana nawe wenda tugasinzira nka saa 6 cyangwa kandi ntabwo byabaho buri munsi, ariko igihe cyose maze rwose kubigenzura, maze igihe maze nk'ibyumweru hafi 5 mbigenzura, telefone yawe buri gihe ntabwo ibiriho ku isaha saa 4 n'igice ihita ivaho. Kubera iki? Uhita uva online, uhita uva ibintu byose bitabi. Kubera iki? Lydia yaramubwiye ati sheri, ibyo ntibyakabaye biguhangayikisha. Dufite ibintu twavugaho tukareka ibintu bishobora kuturakaza, tukavuga ibintu bitunezeza. Oya, bitunezeza se ni kuki ari byo twagumamo? Ntiturebe ngo dukemure ibibazo bibangamye, nanjye biba bimbangamiye. Nese ubu nzavugana nawe ijwi ryawe ryiza nzaryumva ryari Lydia saa 6 z'ijoro cyangwa byibura mu rukerera. None se sheri, wagiye wihangana ukampamagara byibura mu gitondo nyine nk'uko mu rukerera nk'uko wari ubivuze? Oya, mu rukerera ntabwo mbishaka, amashaka ngiyeyo nyuma y'amasaha saa 6, amasaha 5 gutyo, amasaha saa 7 tukavuga tukaganira Sheri rero ntabwo byakunda. Kubera iki se bitakunda? Nyine ntabwo byakunda sheri, ako wagiye ureka kuki uba utangiye kumera utyo ubundi. Hoya sheri, wirakara ntabwo sinzongera rwose kubyifuza. Nzajya nguhamagara mu gitondo. Erega mu gitondo burane naho akabizu kaho karyoha sheri, sibyo se? Yego rwose nkunda rwose ubundi nta kibazo rwose. Ndabyumva. Bwarakeye ariko umugoroba David yatinze gutaha. Lydia yageze kwa muganga Damiyani hakirinzwe. Yasanze ahantu hari imodoka z'ibifaru, ahantu harinzwe n'abasirikare, ahantu nyine ahantu hose uteye intambwe ubona umuntu cyangwa ugakandagira ku muntu kandi utari uri kumubona. Yashatse kwinjira, abarinzi barabyanga. Bwira ati wowe urinde? Ati nitwa Lydia, nanje kureba umuntu wa hano. Ni umuntu wa hano ndetse aya masaha ugenda hano nkande? Nyine umuntu wa nsanzwe nze izi saha ndaza rwose tukavugana, nuko ngubu telefone yavuyeho. Ahubwo mwebwe n'ubwa mbere mbabonye. Atatoka subirayo. Baramukanze. Ubwo bari abasirikare nyine bashinzwe kurinda umwana wa perezida. Baramukanze. Lydia asubira mu rugo. Ubwo nyine yagiye atabonanye na muganga Damiye. Urumva nyine byari ibintu bigoye cyane, ariko nyine Lydia yari ari kubinyuramo akihangana. Ubwo bukeye Lydia yasohokanye nyine na mubyara we Angelique, kuko ntibari baherukanye. Urumva hari hashize igihe amezi angahe. Ubwo ngubwo nyine Angelique yari yaragiye hanze we na Ferdinand umukunzi we. Bayagiraga udufaranga nyine, bo bari bateye imbere. Angelique urumva yari afite restaurant imaze kugaba amashami hafi angahe. Ferdinand nawe yari umusore rwose w'umukire ufite ama business, wakodeshereza amamodoka, yari umusore wifite. Baganiriye ibintu byinshi cyane, amubwira ubuzima bw'uko abanye na Martin. Angelique nawe amubwira ubuzima bwaho avuye, ukuntu byari bimeze, ko hanze rwose ari ahantu heza, ko yahise ahakumbura, ariko nanone ko bwari bugezeho akarambirwa. Afite ikibazo cya business ye, ko yumvaga neza umutima utari hamwe, ariko akaba arasanze ibintu bimeze neza. Aho yasize bose barabikurikiranye. Lydia nawe amubwira ubuzima bwe, amubwira ati rwose Martin dusigaye dukundanye neza, kirego turashwana ariko si cyane. Iyo mukanze ahita nyine ayoboka, ahita aceceka. Mbese aragira ngo afite ikintu cyamukanze, cyangwa se hari umugore bigeze bakundana mumerera nabi. Usiko iyo mvuze ahita nyine agira ubwoba. Ewana nanjye nkabona ngize isoni. Angelique aramubwira ati hoya, ntukabwire umugabo nabi. Tuherega nuko bambwiye ibintu nanjye numva nta wundi muntu n'umwe ujya ubivuga. Bambwiye ibintu rwose nkumva simbizi. Mbese umuntu umbwira ngo
ngo biba ari byiza ngo kuba umuntu bushobora no gushakana ngo umwe akarara mu cyumba cye n'undi akarara mu cye, ngo aba yumva ngo bishoboka, ko hari igihe tubiganira nkumva kuri we nta kibazo. Nubwo wenda byaba umuntu bashwanye tubwo se biba hari igihe abantu bafata akaruhuko da bigakunda, nyine tujya tubiganiraho nkarakara, nyine nkabona n'ibyo biganiro ntabwo bishaka, nkabona yamfashe nk'umuntu nyine w'ishinzi, ariko siko ataremera ko dushobora guhoberana aya mezi yose ashize. Angeli ntabwo aranansoma, ngo ni ukuri ntabwo Martin aransoma. Mbese ntabwo ujya ugiwe, yarabyanze kujya yaranyangiye, ngo ni ukuri yarabyanze. Ibaze ko no kuza iwanjye aza agahagarara ku muryango akicara muri salo nka hariya, naritonda niwe muntu mba nshaka utanteza stress. Yego mbonye udakora, ariko nabwo hari igihe mbitekerezaho nkavuga se ntabwo mukurura, ntabwo ntera santima, ntabwo nyine mbizi pe. Angeli urabizi nkubwije ukuri, ariko nuko bimeze. Tibyo tubyihorere. Uranye n'umusore ugushaka, n'umusore mwiza, n'umusore w'umugabo, n'umusore nyine rigara kuruta jya ubimenya yaranduta byo. Nanone ariko hari igihe mba nshaka ibintu bishobora kunkururira amateka mabi, ugasanga mbaye ikigoryi rata. Nibyo aba nkunda kandi aba mbona yuko nyine ndi nk'umuntu wiwe yubaha, ni ukukubaha. Ariko nyine Lydie, yego neretse Ferdinand ifoto ya Martin nyine, ariko rwose Ferdinand ni umuntu wivanga, ntibikakurakaza ibintu ngiye kubwira. Ferdinand arivanga, ntunabyiteho, nta kigenda. Martin aragukunda, se n'ibiki ushaka kuvuga Angeli? Ferdinand abambwira ngo nzakora ngo nyine ngo ntukundane ngo na Martin, none se aramuzi? Uyaye nuko yamubonye ku ifoto, ashobora kuba yaramwitiranyije n'umuntu bashobora kuba basa, ariko ntabwo ari Martin. Martin ni umusore mwiza shiri, ntabwo wamwanga. Wakura hehe undi se umeze nkawe? Arakumva, akwitaho, nta wundi wabona pe, ndakurahiye. Ibintu Ferdinand bavuga nyine nawe ubu se mwanze njyewe Lydia yarabyumvise, ariko ntiyumva impamvu, kuko na Angeli kubwe ntiyarazi impamvu Ferdinand akunda kumubwira ibyo bintu. Ubwo bakiri aho telefone ya Lydia yakomeje gusona ariko atayitaba. Angelique akayibona akibaza impamvu atari kwitaba, ko noneho aramubaza ati se kutitaba iyo telefone ni amabanga se mbe mvuye ahangaha? Lydia ntabwo yashakaga ko Angelique amenya ko yagannye abantu bavura indwara za depression cyangwa se z'abantu bafite ibibazo by'imitekerereze. Ni akantu aba yaramuhishe, ibintu biba bizwi na Dorofe wenyine. Yabuze uko abigenza, nyine arabizi ko nta kintu yahisha Angelique, maze aritaba. Yavuganye na muganga, ariko amubwira ko nyine yacakiranye n'abasirikare benshi bakamwirukana, ndetse yuko n'ejo byaraye bibaye. Abwira ati rwose bateye ubwoba, nahageze nyine baramfata barambwira ngo ntabwo nemerewe kugera iwawe, banyirukanye nabi, ndetse bambwiye nabi rwose. Telefone yawe ndayibura mpita ngenda. Ubwo muganga yaramwiseguyeho, aramubwira rwose, aramubwira ati uzagaruke, uze kugaruka rwose, nubwo utagaruka none uzagaruke ejo cyangwa ejo bundi. Nyine ntabwo byari bimeze neza, ariko byarangiye, ntabwo bazongera kugaruka, byarangiye, uzagaruke rwose mukobwa wanjye. Ubwo Angelique yararakaye, ari kureba Lydia, amubwira ati mva ntutambwira ibintu murimo kuvugana, nutambwira ibintu uri kuvuga by'abasirikare n'ibiki, nizere ko utazongera kunyita umuryango wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa mubyara wawe. Uragira amabanga Lydia? Nta kintu mba ntakubwiye, nta kintu nguhisha, na bombo twariye turi hanze narabikubwiye, ariko wowe usigaye ufite amabanga. Lydia aramubwira ati reka usa Angelique, niki ntakubwiye kuko sinakubwiye ibintu byanjye na Martin, none se byo ni ibiki by'abasirikare n'ibiki ngo bakuniga? Ubuse kuko Lydia bazo ugize ikibazo ko wibo nabaho kuko Lydia ntabwo nabaho, please imira ibintu by'amabanga hagati yanjye nawe, kuko njye ntabyo ngira, sinabyigeze, ntabwo mbikunze. Lydia aramubwira ati ntabwo uri buntuke, ngo tukiri kise nyine.
Angeline, sigaye nyine mfite umuganga w'ibijyanye n'imitekerereze. Ni ukuri reka za nzozi zanze kugenda. Niyo nandukanye na Martin numva ntari umuntu, mba numva nakimuka hariya. Ya n'ubu yafata inzamo, bagonga mama binzamo ya video. Ifoto nicaye hejuru y'amagufa ye, amaraso atemba mu muhanda, ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Nyine hari igihe numva ngiye kuba umusazi, nkumva ngiye kuba nka papa Angelique we. Yo, mva Lydia, humura, icyemezo wafashe ni cyiza. Nuko ngiye numvaga nta muntu nizeye wakubikira ibanga, kubera ko nyine ashobora gutekereza ko ugiye gusara, ariko nyine wafashe icyemezo cyiza, ndagushyigikiye. None se aho hantu hari umuganga harindwa n'abasirikare ko haba hakomeye? Oya, nta basirikare gusa nasanzeyo, ntabwo nzi impamvu. Bari abasirikare bambaye ibintu by'imikara, bafite imbunda zikomeye, bambaye abasore, banteye ubwoba. Ntabwo nzasubirayo, ariko bambwiye ko nyine batazagaruka. Ntabwo nzasubirayo ejo bundi ndebe byibura uko byagenze. Se yaho uzasubireyo, tuwo muganga si umubona ute ko ari we wibanze? Sha ni umuganga mwiza, Angeline ni umuganga mwiza, anganiriza neza, ambwira ibintu byiza, mbese ndi kumwe nawe pe iyi nzira nzayica kandi urumuri nzarubona. Wow, atubwo umva sana twinywera, bakomezanyaho bakanywa bagaseka. Ubwo iminsi y'icumari byashize iminsi 2 asubira kwa Damien, maze muri ya masaha bari bavuganye. Nabwo ariko ahageze baramwirukana nabi cyane, bakamwihanangiriza ko nazongera kugarukaho ko kuzaho bitemewe, kuza kuri gate yo kwa muganga Damien. Lydia none ibintu biramucanga, ubwo ngubwo ibintu byamuyobeye. Lydia yatashye ari kurira, agera mu rugo ari kurira, ahamagara Adolphe ari kurira, arubwira ati Adolphe, banyirukanye kwa Damien, kandi n'ukuri kose Damien yari kumfasha. Hari abasirikare basigaye baba bahagaze, bose ndabatinya cyane. Damien yari yambwiye ko abasirikare batazagaruka, ariko nasanze abasirikare bakomeye cyane, bambwira nabi, bwashize bambwiye nabi, wagira ngo mba n'umwanzi. Noneho ngubu bambwiye ngo sinzasubireyo, ariko harimo umwe w'umwana mwiza yantegeye moto. Agiye ku muhanda negera moto kuko bwari bwije ziri kunyuraho. Moto nyine ngeza mu rugo, ariko ntabwo nzasubirayo. Adolphe arambwiye tumva, ihangane ndaza kubikurikirana nkubwire. Nanjye ntabwo nzi ubwo ikibazo kiriyo, kuko ntabwo hasanzwe bahatinda. Ese ni bande bahatinda? Atereka Lydia, nagushakiye umuntu muzima, nagushakiye umuntu urenze, ari ku rwego mpuzamahanga, ari ku rwego rw'igihugu, yakira abantu bakomeye. Urumva, yakira abantu bakomeye. Hari n'ahantu hashobora no kwakira na perezida w'igihugu. Ngo perezida? Lydia, jya uba umuntu nawe usobanutse. Nkubwira ngo ndasobanutse, jya umenya ko nyine nsobanutse. Nagushakiye umuganga muzima, impamvu ubona harizwe nyine ubwo haba hari umuntu ukomeye nyine. Nese ntabwo byumva. Nese Damien yakomeye kuri urwo rwego? Arakomeye nyine. Ariko uzajya ubura kumwe n'abantu ubone ngo ni abantu basanzwe. Iri gufita ku gaciro Lydia, ko kugira muganga nk'uwo nyine. Rero byikuremo, abo rwose uzahababona kenshi, ahubwo nyine ndazi kubikurikirana kugira bitazongera ibyo kuba wenda bakumenye. Noneho ejo nzasubireyo. Ejo uzasubireyo, ndaza kuvugisha Damien, cyangwa nawe mwakivuganira. Sawa. Bwarakeye Lydia ajya ku kazi nk'ibisanzwe, atahanye na Martin sheri we. Noneho aramubwira ati sheri, hari ikibazo nshaka kukubaza, niba nyine byakunda hari ikibazo. Nta kibazo, urabona ngiye kugusezera kandi nyine uyu munsi ndi kwihuta cyane. Sheri, nifuza nyine
nifuza kuzaza iwawe. Oya rero sheri, nifuza ko rwose wazahagera twashyingiwe, kandi rwose nifuza ko uri umukobwa twararana twashyingiwe. Ntabwo ndi ba basore rega, ntabwo ndi ba basore. Ndakubaha kandi ndagukunda, urukundo rutari urwa rundi sheri, nyine mbabarire kuba mbikubajije, ariko kuza iwawe ntabwo bivuze ibyo ngibyo. naza nyine nkanahareba tukanaganirira iwawe. Ndabyumva ariko ntacyo, ndabitekerezaho. Urakoze. Ubwo Lydia yagiye iwe, agezeyo nyine Martin baraganira, mwereka televiziyo. Martin yaba yicaye hariya na Lydia yicaye hino. Lydia akegera Martin nyine akegerayo. Lydia akabona ntibisanzwe. Martin ariko aza kwegera hafi naho ari, ariko amureba mu maso baticaranye. Ambwira ati Lydia, ndakumva. Ego ntabwo bagize ibihe byiza hano, kubera ko ntaba nagize ibintu byinshi cyane. Koraho sinzi uko byakira, ariko njye mbyakira nko kubaha. Ndakubaha cyane, ariko ndashaka ko dukora ubukwe. Ndashaka ko dutangira gutegura ubukwe. Yego. Wow. Shiri, ntabwo nanizeye icyo kintu. Rega ndagukunda. Ndashaka ko dutangira gutegura ubukwe, kandi nyine bikaba vuba. Okay. Shiri, nyine urihangana. Ndabanza mvugishe nyine Angelique, nyuma mvugishe nyine no mu rugo, nzakubwira. Okay. Ubwo Lydia mu rugo yavugaga ni wabo Angelique, ko nibo bamureze, niho nyine yitaga iwabo nyuma yo kuva kwa nyirakuru. Ubwo ku mugoroba nyine w'uwo munsi Lydia yasubiye kwa muganga w'imitekerereze we Damien. Gusa hageze ibintu noneho byari nabi noneho kurusha uko byari bimeze mbere. Ubwo abahungu bahise bamufata, bahita bamwataka, noneho bahita bamuta muri yombi. Rwose bamwaka buri kimwe, bamwaka telefone, bahita bamwambika n'amapingu, baragatambikana nyine, wumva baragafataga mu kantu. Ariko ubwo yaratakambye, ambika n'amapingu, aratakamba sakuza, ariko by'ubusa. Bahita bamufungira mu modoka bari bagendanye. Ubwo David atashye, yabonye hari ikintu gishobora kuba kitameze neza, kidasanzwe. Abajije abasore baramubwira bati dufite imfungwa. Damien abaje ati mufite imfungwa? Yego. Imfungwa iri hehe se? Arnold ati nyakubahwa, ni agakobwa mutifuza no kubona, gakunda kuza guteza umutekano muke nyine, ariko ntabwo rwose byari ngombwa. Damien yahise atekereza ati umva, ako gakobwa katumva se David, niba nta kibazo mwampa uburenganzira nkareba uwo mukobwa abarinzi bafashe. Ati nakwima iki koko muga? Umva, muza n'uwo mukobwa mwafashe, ntimugafate abantu bose. Ariko baramuzanye ari kurira, yambaye amapingu. Muganga ahita apfukama hasi ati umva, mbabarira Lydia, mbabarira rwose. David we yakomeje kwitegereza uwo mukobwa, arabona umukobwa aranamuzi, ariko akumva si ubwa mbere amubonye, kumva ariko nabwo ntabwo ari kumumenya, ako namenye ngo yamubonye hehe cyangwa muzi he. Mu mutwe biramucanga. Nyamara Lydia niwe mukobwa uhora mu bwonko bwe, niwe mukobwa wanze kumuvamo. David ubwo baratashye, basiga ba muganga aho ngaho, ariko David yari kure cyane mu bitekerezo. Ubwo Damien yasobanuriye nyine Lydia impamvu umukiriya nyine yari yatinze, amaze iminsi atinda, ariko ko byasoje ibiganiro byarangiye, ko atazongera kuza mu masaha nk'ayo ngayo. Ubwo ngubwo Lydia yarabyumvise nyine arataha, ariko ashimira Damien, aramubwira ati uriya musore ni umwana mwiza. Kurumva nta kintu Lydia yasabye cyangwa yabajije kiri nk'amakuru kuri David. Ntabwo yakundaga kubaza ibintu bitamureba, yarabiretse nyine birarangira.
ubwo ari kuwa gatanu Lydia yari yagize off nyine ku mugoroba, yagiye kubwira Angelique iby'ubukwe bwe na Martin. Ambwiye ati Angelique nyine turi gupanga ku bukwe ariko nashatse kubikubwira kugira ngo uzamfashe nyine tujyane mu rugo tunabibabwire ko ntabwo nabyivugana. Wow, tugiye gushakana ndabigushimiye sheri, nzabashyigikira, ndagukunda cyane, ugiye kuba umumama, ugiye kuba umugore, ugiye kubyara nawe, ugiye kubera mama wawe atakubereye kandi nzagushyigikira. Ubwo yaramushyigikiye. Ubwo bukeye ari kuwa gatandatu nyine ku mugoroba, David umuhungu wa perezida yategetse gutegereza nyamukobwa cyangwa se uyu Lydia akagaruka, ariko akinjira noneho nta muntu n'umwe umusatse cyangwa umukozeho. Ubwo byarakozwe. Lydia y'amasaha yaziraga yaje n'ubundi asanga abasore bari ku muhanda, yahise yiruka asubira inyuma, noneho baragenda baramufata baramugarura afite ubwoba, amubwira ati injira nta kibazo mabuja. David yaramurebye aramusuhuza, asuhuza na Damian, arinjira. Ubwo David nawe aba aratashye. Ubwo byageze nka saa 8 z'ijoro, David abura amahoro, abura ibitotsi, ahita afata umurinzi n'imodoka bagaruka kwa Damian. Yagarutse kwa Damian aramubwira ati rwose ndagusabye, gusinzira byanze, kora amakosa abaho natabaho, cyangwa ukore bya bindi byo guhuza abantu bagatera inkuru bakaganira, bimwe ujya ukunda gukora nubwo njyewe wanze kubinkorera. Noneho umpuze n'uriya mukobwa twese tuganira inkuru yacu, uriya mukobwa ndi kubona ntazi. Ubwo Damian yaramubwiye ati se ngubu urabona witeguye tubikore? Ndabyiteguye, ariko uretse gato hari igitekerezo nungutse. Yego, waba inshuti n'uriya mukobwa, kuko kubaho we niwe, uriya ni wa mukobwa namubonye ndamumenya, ndashaka kuba inshuti nawe, ahubwo mbigenze ntemuga. Ndagushimiye rero, ariko nyine unyihanganire. Iyi nkuru nyine nuko igice cyayo cya mbere kirangiye, nanjye ntabwo nifuzaga ko yagira igice cya kabiri, ariko urabyumva nyine nuko inkuru irangiye, ntabwo nifuzaga ko iba ndende, ariko nuko bibaye. So igice cya kabiri rero urumva ni nacyo kizayisoza. Ntabwo tuzi ngo ese Damien azafasha koko David umuhungu wa perezida kubonana cyangwa se kuba inshuti n'uriya mukobwa witwa Lydia, kandi ubukwe bwabo bugiye gutangira na Martin. Ntabwo ariko tuzi ngo Martin ni iki gituma Ferdinand cyangwa se inshuti ya Damien badashaka kundana cyangwa abane n'umugore uwo ari we wese, ndetse yewe cyane cyane bakaziririza ko yabana n'inshuti cyangwa umuvandimwe wa Angelique sheri wa Ferdinand ari we Lydia. Lydia asigaye akunda Martin ashaka ubukwe na Lydia nta kintu na kimwe azi, kandi nyine burya ntabwo induru ivugira ubusa ku musozi. Reka dutegereze turebe ibanga iri inyuma nyine y'ibintu Martin abitse cyangwa se uriya Ferdinand abitse kuri Martin. Ndagushimiye rero, njye nitwa Tinsanze, twari hamwe turi kumwe. Mugire impagarike n'ubugingo, mukunda Imana n'abantu, abarwayi Imana ibarinde kandi bakize mu rwara ubukira. Bye bye, ciao ciao, nakagaruka, ndabakunda. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tinsanze. Ciao ciao, nakagaruka.